twanyuze muri byinshi, tulipita katika mambo mengi, na masino menshi, tulipita katika sino nyingi, Imana yaturinze, lakini Mungu alituchunga watugihari kwa tungali hai, kumekuka bazima, tungali tunapumua roho ya walio hai. izina ry'Uwiteka Imana yawe, Jina la Yesu lipewe sifa. nshimiye Uwiteka Imana. Tunamshukuru Bwana Mungu. Mbere yuko dutangira, Mbele tuanze, ndikubanza kumusomoro umwe twica. ninatafuta kusoma shairi moja tukiketi. Ni igitabo cy'Abalewi, Ni kitabu cha Walawi, ibice 21. sura 21. Dusoma umurongo wa 5. Tutasoma shairi ya 5 pekee. Nasoma izina rya Yesu. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ntibakogoshwe ibihoronjogo, ntibakiyogosheshe inkokora z'ubwanwa bwabo, ntibakikebe umubiri, babere Imana yabo abera, bagasuzugure izina ry'Imana. Maneno haya Bibiliya, Biblia, ntibakogoshwe ibihoronjogo, basi jinyole mambo yasiyo halali, kandi bakogoshwe inkokora z'ubwanwa, bali ukomo wa mandevu. Bibiliya iti Biblia eti turitabaza ari hejuru ku musozi, sisi ni taa ambayo linakuwa juu ya mambo, bigaragarira buri wese, ambayo inaangalia wewe, kila mtu, buri wese arakureba, kila mtu anakutazama. noneho akarusho Sasa ya muhimu, mwene data dusaba dufata amavideo, ndugu, twese uko tungana isi yose ikagikite ikatubona, tutazama. none buno dusigaye tubwije bashe. Sasa hapo tunakuwa ndani ya washehe, abashehe bashehe. mwabasore mumbabarire, ngiye kuvuga ikintu ntabwo ari nyabivuga, ntabwo ari njyewe, mumbabarire kubera ko niba umuntu amamagaye ati yasambure yanjye ni nziza, ariko amashehe harimo mwabaye ba padiri, abandi n'abayisilamu byayo, Mlikuwa wamizirima wakati gani? ati ko tuzi ko igifurere cya kera Najua kama iyo mbabonye ndishimye, atari ko mbonyemo abashehe numva nabwo binyubiye. sasa tunaona watu ndani yenu kuna wamizirima. Bibiliya iti ntimukogoshwe ibihoronjogo n'amapenke, Jinyole y'amapenke, ntimukogoshwe ibihoronjogo, ntimukogoshe inkokora z'ubwanwa, twapana dukogwe turangamo. Ntibakabyogoshwe. Niba uri umwana w'Imana, niba wemera Bibiliya, ntukogoshwe inkokora z'ubwanwa, ugasanga ukoma mandevu. pourquoi? Sababu gani? Niba tubaho turi abana b'Imana, Kama tunasema tuko watoto wa turi Mungu, abana b'Imana nyine, niba tuvuye gutura mu ijambo tugomba kurituramo, niba bavuze ngo iki ni kibi, uvuga ngo ni kibi. mbaya. Aho mbangamiye mumbabarire, ariko ndavuga ijambo ry'Imana, Ambayo nina starehe kubaya, vrema kuko alisamehe. niba uwo yarabibonye bikamusitaza, Na mwajali wala uwo niwe wabashije kuvuga, abandi ntibavuga bagaceceka. Bibiliya iti Biblia eti turi ubwoko butura ukwabo, butandukanye n'abandi. na wengine. Abandi bati Wengine eti Samweli Samueli turashaka kwimikira umwami, atafuta natwe dushaka gusa ariko n'abandi, tunatafuta kufanana na wengine. dushaka gusa n'abandi. Tunatafuta kufanana na wengine. Ugasanga abasore bagize imisatsi bishinyitse ngo higa umusazi, Yeye kama wewe wengine wazimu. umuntu Ule ni mwanadamu. ni ibiki? Ni vitu gani? Ibyo bisatsi ni ibyiki? Ile vinywele ni vinywele gani? Ushaka kuba abakobwa, Natafuta kuwa wasichana. urayitereka ngo izabageze kuki? Munai kusudi kuwe nini? Izo nzarwa uri kuzitereka ngo zizamarire, Yale mandevu munaistahisha kusudi ya nini? icyo zizamara ni igiki? Itatenda nini? Kuvuga ngo nanjye mfite mistashe, ibyanwa ngo nanjye ngo nabaye shehe,
barahengomeje imbere y'Imana yo mu ijuru. Iravuze ngo nimubabera imbere y'Imana yanyu kandi mukayisuzugure. Ni amina. Mubyange cyangwa mubyemere, ababyemera bavuge ngo amena. Abatabyemera uburenganzira bwabo, ariko mu by'Imana nta demokarasi bamo. Iby'Imana ni iby'Imana nuko iby'Imana biri wazi bya Mungu biko azalani. Ni kweli hagari kumukaba byanditse si ijambo ndi gusoma, neno ambalo linalolisoma ntibakogojwe ibihoronjoko, basi sinyole mandevu ya kikoko na matende makwafe ibiki bitu gani uherekera ko safari bagiraga wale wandugu walikuwa abura wale tuzo hafi y'ibisure birahanga. Tazama uretse byiza si vizuri basi byo basaza. No sio iterambere ryaje mu by'Imana babyazana wanafanya mambo tofauti na Imana. Igihe bavuze ngo turashaka gusa n'abandi, natwe tujye tugenda nk'abandi, twambare nk'abandi, tuvuge nk'abandi. Icyo gihe Imana yabwiye Samweli ati bareke, kuko twebwe banze, ahubwo n'igihe bagize ute banze. Ni gutyo ni vile iby'Imana nta mikino ibamo. Mambo ya Mungu hakuna mchezo ndani. Ntabyo kuvuga ngo bariko ngo batagenda, reka ngo tugere gutya ngo acha tufanye wasiende. Ubushize narebye kuri YouTube. Tazama kwenye YouTube. Iyi YouTube tujyaho, YouTube ambayo tunayoifikia dusaba dushyiraho hariya, dusaba abana yose irafitegereza. Mbona mu badive biriya muri Michigan, umuntu arahaguruka, umuntu mmoja anasimama, bamuhaye kwigisha, balimupa kufundisha uko babimpaye no kama vile leo walinipa arigisha, aravuga ati ngorane zifite, ati pasitoro, ati abo bakobwa dufite tuzatwashingira bamwe batwite, timoni ibi bintu pasitoro, aba bakobwa mugomba kubahana. Pasitoro abahungutse nk'ari ngo niba kujya kwicara ibyo bivuga bivuga abantu bose ngo nabivuge kubera atabivuga, ahubwo bivuge abagenda bagende, kubera ko intara y'Imana iri kugira ngo ibihugwa makapi apate kwenda. Imana ishaka, ni vile Mungu anayopenda. Imana ishaka tube abera watakatifu, kandi twe kwisuzuma pia tusizaraulishe. Sasa jua nini tunaizaraulisha basi? Kuna abanyedini nibo watu wa madhehebu ngo basi ngo twasega sukuma kidogo, twasega sukuma kwanza kidogo zagenda kusudi wasiende. Abagenda wanaotafuta kwenda umuryango uriya, mlango ni wazi, iby'Imana, lakini mambo ya Mungu iby'Imana ni mambo ya Mungu, ni mambo ya Mungu. Dutereka abasore b'ibisatsi kama tunakuwa na vijana wa manywele kama wasichana, umuretura dukobwa twacu muri twiza. Tazama wale wasichana wetu ni walembo sana. Sasa ni walembo sana wasichana wetu. None ngabugiye kubona ubonye umusore unaona kwishigitse ngo unaona kijana anakuwa na manywele baje kurabagiriza umukobwa, anakuwa kuposa msichana. Imana idufashe, Mungu atusaidie,
kandi ubwenge pia apate kutupa kandi akili, gutura pia ijambo apate uketi katika neno lake. Nubwo tutashe ntabwo twavamo ntabwo twari niyo twata Hata ntabwo basi atukule. Basi Imana yamugisha Mungu awabariki. ariko mumbabarire, Lakini samahani, ariko ntabwo nsabye imbabazi ku ijambo mvuze, siombe samahani utaje gusa yihangane ambayo naye mukwaza, basi poleni. igamba itaje. Hata niwape Umuntu wa mbere bambwiye ngo ntashye, umuntu yampamagaye yambwiye ngo ntashye, umuntu wa mbere mama noze ariya uri mama nde hano uri wowe ni wowe wireba inyuma, ni wowe ari uri mama nde mama hishakiye mpamagaye yambwiye ngo muze mu izina rya Yesu Kristo ngo kandi ngo kubwire ngo Imana igumugishe, pia Mungu akubariki. Uwa kabiri yambwiye, Wa pili aliyoniambia ni mukobwa wawe ari msichana wako umuri huyu nawe yambwiye ngo ubwire ngo Imana igumugisha ngo kandi ngarabakunda. Mungu awabariki pia na Uwa gatatu bambwiye ni muhihi ngo nawe Imana igumugisha ngo kandi ngarabakunda. Abo ndio bambwiye ngo ntacyo. Undi bambwiye ni mwingine waliniambia ni Mama Shanti. Mama Shanti kubona none. Mama Shanti. Abo bantu bari wale watu hivi babambwiye ngo ubaturamukirize mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo ntacyo ndazishikisha, salamu ninaifikisha. Ubwo rero igikorwa cyawe nagomba ko yambwiye ati niba ngombwa ikiwa muhimu zabahe nimero ye uzamuvugisha, ariko ngo ikizima Imana izabahembe kuzicara hasi. Nani kubanambwiye Imana yamugisha. Abandi mwese bambwiye ngo baramutse mu izina rya Yesu Kristo muri rusange, ubwo naye barabivuze ngo bakayibashyira. Hari abo bayivugaga amazina, kuna wenye walisema majina, hari abavugaga amazina, kuna wenye walisema majina. Nuko rero hivyo Imana yamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Igara twikomereze, acha tuendelee. Igice cya mbere kirarangiye, Kipindi cha kwanza kikadufata icya kabiri n'icya kane. Acha tukamate kipindi cha pili cha muda kidogo sana. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7. Tunasoma kitabu cha Abagalatiya sura 6 shairi ya 7. Abagalatiya ibice 6. Abagalatiya sura 6 shairi ya 7. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ntumuyobe Imana iremye izuru, kuko ibyo umuntu arima ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, kandi ubibira umwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucoborera gukora neza, kuko igihe gisohoye tukazasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Data twese n'ijuru, turamushimye, turamuhimbaje kubw'ubugoroba muduhaye. Turakwinginze kugira ngo utwemere kugera mu bikari byawe turi bazima. Uwiteka nuko dufiteho umugambi, no muri ijambo ryawe risomwe dukuri bwo kuba byatugiye umunsi. Uduhana umugisha n'abera bose, kandi dukure guteka intege nke, twambika imbaraga, dusiga amavuta, dutegure ubugingo bwacu kwakira amagambo yawe. Ntaba ari twe, aho izina ryawe rihabwa icyubahiro, tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa mu izina ry'umwami wacu kwa jina la Yesu Kristo. Tugarutse imbere y'Uwiteka Imana, narudi mbele ya Bwana Mungu mu gihe twatumaze iminsi, wakati tulikuwa tumemaliza siku nyingi kuganira amagambo meza, tukiongea maneno mazuri, amagambo y'ubugingo, maneno ya uzima kandi akomeye.
ambayo inakuwa nguvu, akomeye anayokuwa nguvu muri kino gihe turimo, kwa wakati huu ambao tuko ndani, kino gihe turimo, wakati huu tuko ndani, kuganira ku mbabazi, kuongea kwenye fadhili, mbabazi fadhili Imana igirira, ambayo ananemea mtu. izo mbabazi Ile neema Imana yazifite, Mungu ana neema kandi yaziteguriye abana bawe, pia aliandalia watoto wake, ariko lakini ni ukuvuga ngo kusema izigirira abazikeneye, anasaidia wale wanayohitaji. kandi nongera avuga ngo namwe rero ubwo nabagiriye imbabazi namwe mubabarirane. Buri muntu wese yaturire umwe ku wundi, abwire mugenzi we umwe ku wundi, basubirane kandi basabane imbabazi kandi basabirane kugira ngo bakizwe, usudi wapate kuokolewa. ni ukuvuga ngo ibyo byose. Kandi arongera avuga ati ntimukavugane amagambo bamwe ku bandi muvuga ibibi bya bagenzi banyu, ahubwo bali mwene so nakora nabi musange umubure. Ariko ingorane dufite none, lakini shida tunayo leo, usiko dusigaye tugira n'abafana mu by'Imana, kama tunakuwa na wateja, usiko dusigaye tugira abafana, tunakuwa na wateja abafana mashabiki, ariko mu by'Imana nta fanatizme ibaho. mashabiki icyo mwabudi icyo cyonyine icyo tugiye gufana ni ijambo ry'Imana, naho gufana umuntu, naho gufana abantu ngo ni inyuma ya runaka, ni inyuma ya runaka, neva. Ibyo bintu biri gutuma umwuka wera ataboneka mu mikorere. Mbabwire iki kintu, sikia tuambie kitu hii, ni ukuvuga ngo ikiguhiga kirampiga, kinachokuwinda ikiri kumpiga ntikizagusiga, kinachokuwinda kitaniacha, ariko ikintu cyitwa lakini kinachochitwa tugira ikundi by'ubufana. Ntabwo turi abanyepolitike, abanyepolitike nibo bagira abantu bafana kwa ibyo bintu mu biva inyuma. Niba muri kujya mu ijuru, ijuru muri kujyamo ni iry'Imana. Icyo mukwiye gufana ni kimwe gusa, ni Uwiteka Imana wenyine. Nawe gufana Kumbuka byakumarira iki? Gufana Ashe byakumarira iki? Gufana Muzehe byakumarira iki? Icyo gifite kimwe gusa, fana Yesu Kristo, kuko niwe wenyine utegurirwa amaboko. Uwo wenyine yule peke yake. Mimi ule uzigera usimupendake jadini, ubwo haba mfita igikundi kiri inyuma ya kwa na kundi nyuma yangu. Isi ijuru turi kujyamo murarizi, Mungu tunaoingia mnaijua, ijuru turi kujyamo ni ry'Imana. Mungu tunayoingilia, kandi Imana ni rukundo, kandi Imana ni imbabazi, intebe yayo yicaye mu mbabazi. Ubwo yicaye natwe ati namwe nibabarirane, kuko mutabara mwene so nawe ntuzababarirwa. kama usamehe ndugu yako na utasamehe. Reka dukomeze amagambo. Bibiri yiti ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ntabwo azasarura. Umva Imana awufana mubamo, oya ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Ukwaho niba ari ugukizwa mu gukizwa, niba ari ugukizwa mu ijambo ukwituramo, uko ijambo rivuze ubyemere uko bikwiriye. Kubera iki? Iby'Imana nta deliberasiyo ibibamo. Muzehe yabaye mwarimu, Ule alikuwa mwalimu. yabaye mwarimu muzehe. Ulikuwa mwalimu ndugu. Wabaye mwarimu? Ulikuwa mwalimu wewe? Faustin ndiye alikuwa mwalimu. Sorry. Samahani. Faustin. Iyo kizamini kibaye. Wakati mitihani ujya mureba kuna wakati mahali acha
kupendelea mu mashuri ndani ya masomo bibaho kupendelea kudelibera deliberasi bibaho mu mashuri kutoa uhuru inakuwa bakagira bakafata ariko kamembe lati labda yagize 70 alipata 49 n'ibice 90 basi reka tumudelibere mu by'Imana niba utujuje ukuvuga ngo iby'Imana byo Imana inegurizwa izuru icyo biba nicyo uzasarura nta deliberasi ibamo iby'Imana byo ni ku murongo ubyemere ukizwe ubyange upfe kubera ko ijuru ry'Imana ni ukuvuga ngo riragibwamo n'abakiranutsi riragibwamo n'abarikoreye ntabwo ari ukuza kuririmba ntabwo ari ukuza kubyina ntabwo ari ukuza gukubita ingoma iby'Imana ni ukubituramo ukuri kwamye ujao wake. Amen. Amina. Bibiri yiti imuyobe Imana ninegurizwa izuru uko umuntu abiba nibyo azasarura yatavuna nubi n'inzangano bizasarura nubi n'ishyari n'iryo ariko umenye ngo ijuru ry'Imana uzarihinguka hautaingia ndani uzajyayo hautaingia menya ngo ijuru ry'Imana uzarijyamo hautaingia hepfati chini eti hano kuri imuyobe Imana ninegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ubibira umubiri we anayepanda umubiri azasaruramo guhora uharibifu ubibira umubiri we panda ndani ya mwili wako ukumva ko unasikia kwamba umubiri wari uzanezeza uwo mwezi uzasaruramo mu rupfu na kifo ariko nta bugingo lakini hakuna uzima wa milele. Hepfo hati ubibira umwuka azasaruramo ubugingo buhoraho ubutumwa bw'ijambo ukarigenderamo ukaryubaha muri iryo jambo icyo uzasaruramo ubugingo buhoraho. Amen. Amina. Biblia iti muno hano hepfo havuze neza hapa chini ndio kuna sema gucogora gukora neza tusikome kutenda vizuri igihe nigisohora tuzasarura tutavuna. Amen. Gucogora tusikome gukora neza vizuri gucika intege kugira muze neza dizasi gucogora kugira neza bene data n'abashiki bacu kubera iki nitugacogora turasarura tutavuna ibyo wabibye yale uliyopanda ibyo yale ntabwo wabibishyimbo mutegereza amasaka hawezi panda maharagwe ungoje amasaka mutegereza ingano buri kintu cyose cyo wabibye nicyo ngicyo ntituzasarura nutura muri iri jambo ukarigenderamo akaba ariyo rikuyobora iri jambo ku iherezo ryayo hari ubugingo ariko nutura muri uyu mubiri akaba ari ukuyobora akaba ari uturamo ku iherezo ryawo ni kifo. Hepfo chini eti nuko rero hivi tugirire bose neza tutende wote vizuri uko tubonye uburyo vile tunapopata wakati cyane abahe wawapi cyane sana tugirire bose neza tutende wote dusure n'abapagani tubasure tubafunde ariko cyane sana abarimo hano wale wanaokuwa ndani hapa ndibo cyane ndio wao nibavuga ngo nukujya
gusura mwene data ingo twese duhaguruke niyoga tugende tujye kugira ute gusura mwene data kubera iki ariko twe kugira iki tusikwe na nini tumenye ngo tujue kwamba abo nibo dukwiriye cyane wale tunastahili kutendea sana biravuze ati kujya kwa Olive duhaguruke niyoga twese tujye kwa Olive kubera iki sababu gani cyane cyane sana dada yetu ingo ni kweli niko Biblia ni vile Biblia inasema bila eti mwumve neza sikia vema abavuga ngo mwami wanaosema sibo bazinjira mu bugingo bwawe kubera kuririmba cyane kubyina cyane kubwiriza cyane ibyo sibyo bizakugezayo ikizakugezayo ni kimwe ni ugutura muri jambo muri jambo ry'Imana kurituramo icyo cyonyine kiratuma ugerayo naho hirya y'ibyo ngibyo nta na kimwe uzagera. Amen. Amina. Icyo ni kimana dushaka. Ni kile Mungu anatafuta kwetu. Ibyo waririmba byose, mambo utakayosema sana, ariko menya ngo niba hari urukundo, niba hari urukundo umenye ngo urwo gukunda bene data, niba hari ukugira neza umenye ngo kugira neza bene data, niba hari umunezero umenye ngo kunezerwa na bene so. Inda yaho ngaho hakuna hata moja uzasanga muri uruyengero rw'amuntu arimo turwanya hanifa mujima mwene wacu kwa ndugu zetu ariko tugira umwete, tunakuwa na bidii biriti ntumuyo Imana ineguriza Mungu asengewe kwa pua kuko maana icyo biba kila unachopanda icyo kile nicyo uzasarura ambacho utavuna. Niba ubiba urukundo kama urukundo ni uzasarura ndio utavuna. Yo haravana sasa uzi ngo niba warakoze icyaha kauli tenda zambi uzi ngo aricyo yitwaye unaifanya nini? Uzi ngo aricyo yitwaye unafanya nini? Mungu niba warakiranutse hari icyo yongereye. Kama ni uko mwenye haki kuna kitu wakiranuka kama unakuwa mwenye haki ntacyo yibwiye hakuna kitu wanakora n'ibyaha ntacyo ibyo nukora neza ugakiranuka niwe uri kwiyubakira icyumba y'ijuru, ariko nudakiranuka ntabwo uri kwiyubakira icyumba ikuzimu, kuko ineza yawe wema wako inezeza abaturanyi bawe inafurahisha majirani yako na Imana. Lakini Mungu nukora nabi kama unatenda mbaya wakati wako bizanabaza nawe bene so, ariko nukora neza bizanezeza bene so n'abagusabira umugisha n'Imana mu ijuru nayo inezero mbinguni atafurahi. ariko niba warakoze icyaha uzi aricyo yitwaye, cyangwa niba warakiranutse uzi aricyo uyihaye, ibyo byose bikuzawe kwa faida yako. mbese ukuri sio kweli? kwambara neza, kuvaa vizuri ni wowe wiyambitse, ni wowe wiyambitse neza, ni inyungu zawe, faida yako. ariko uri kubyumva neza, kugaburira abana bawe ni inyungu zawe, nutabagaburira ni uzasekwa, ni Imana si wowe uzasekwa, ariko Imana yiti kugira neza kwawe ni inyungu zawe, kugira nabi kwawe ni inyungu kuri bene so, ariko ntacyo gitwaye. Imana rero nayo nshaka kugira ngo tubahe ijambo ryayo kandi tuturemo kandi tuyobore. Rero ati ntimuyobe, Imana iri muri izuru, kuko icyo umuntu abiba nta nicyo azasarura. Nubirira mu mwuka uzasarura ubugingo, nubirira muri uyu mubiri uzasaruramo kubora. Amen. Amina. Nibaru umva. Sikia. Iby'Imana. Mambo ya Mungu. Iby'Imana. Mambo ya Mungu. Nta mikino. Hakuna mchezo ndani. Imana ibwira Mose. Mungu akamwambia Musa eti. Mose.
Sikia Musa. Ngono kweli. Acha nikuonyeshe. Urukureba hariya. Unaona kule? Uramusoza kureba. Yule mlima Ni Kanani. ni Kanana. Wahitegereje. Mepatama macho. Iriya ni Kanani. Ile ndio Kanana. Ariko Lakini uzayijya. hautaifikia. Irebesha amaso. Tazama kwa macho. Hautafika. Unaje leo? Hari benshi bazumvije mu matangazo. Unaweza utasikia mbingu kwa maneno. Mu matangazo. Yale matangazo. Ariko batazabibona. Lakini hataiona. Hari benshi bazumva ijuru. Unaweza utasikia mu matangazo. Bavuga mu kuririmba kuma. Ariko ntabwo bizakugeraho. Imana irabwira ati ngo dutahe. Mungu akamwambia tunaje kuperekana ikiriki. Kilito nakwambia ni kile. Amaze kabiri. Kulisha kwa kufika siku mbili. Mwiza kanya ni Imana barasaba. Uriana Mungu. Bagambiriye byineza. Igitaramo kiba cyiza. Mawazi akawa mazuri. Umva Mose anezerwa muri Imana, bona Imana yasetse bien. Mungu alicheka. Ariko Mana. Lakini Mungu umva kubwiye. acha nikwambie. Kwikoze umunsi byagenze neza. Atwazamura batinagira no mu misozi gusa Efurayimu. Sudi sadaka Basi bakanagira yo kurema. Wahuriye neza gakanagira mu misozi Efurayimu. ndani ya milima ya Efraimu. Mungu angalisho. Udatuma nongera kurakara. Usiache na kasirika. Navuze ko Nilisema kwamba hautafika. None twabonye ko twaganiriye ko hari gatuma nongera kwisubiza. Navuze ko utazajyayo. Ahubwo kubera iyo mpamvu are ihute suka amavuta kuri weka mafuta kwenye Yosu wagira bwawe. Hanyuma uhita ubanguka tuzamuke jya kukwica. Are gira bwawe. Ituzamura itugutsindaga. Imana ikitagibekeramo ijambo ryayo. Wowe wabesha, wowe wahinduka, ariko Imana yo igihinduka. Imana bavugisha bizabera.